Yongwe ni ira video yitahaba wagomba kubanza ukareba ngo Yongwe atunze iki agikomora iwabo bamuraza ibingana iki yego yakoze nahe yagize kenkayiri zingahe hehe nahe agira alimentation nahe pharmacie restaurant ibyo byose ariko umuntu araje uwo munsi muze basengere are V8 ya mbere ya kabiri eshatu Vigo ibyo byose tuba tubivuga ariko bigira igihe cyabyo icya kabiri ntabwo ari iriya video yonyine ndibaza ko niba fandi Ruhunga akurikira JALAS official hari ubutumwa nohereje mu kigo cye bwindi facts bw'umuntu Yongwe yaciye 200 yamuciye 230 amuha 227 resi narayibahaye nta banga rikiri mu none ndabivuze resi narayibahaye umuntu yarayimpaye ati usibye niriya video ati ngewe yantekeye umutwe ndimo mfite ibibazo bya trauma arambwa ngo ni karande ati kwirukana karande ni 230 sanga ntayo mfite kandi muri ryahungabana nari mfite sinashobora no kujajinga usenga bagafashwa n'uteka imitwe ati nahise nohereza amafaranga 220 ariko nawe narayiguhaye hari 227 yarabimuhaye iyo resi muri kira kigurimo niba bakurikira hano bayishake kandi uwo nayihaye ndamwizeye by the way ntabwo ari ugutanga abagabo uwo nayihaye ndamwizeye nzi ko yayimuhaye ni byinshi rero ahubwo vuga ngo nabandi bagiye batekerwa imitwe muri ubwo buryo begere ura rwego urizeza abandi ijuru nawe ntaryo ufite urabizeza gukira nawe ugikira Yongwe yatangaga na resise no yabaye mweje kuri momo no undasigara na resi igaragaza ko yatanze iyo ku mazina ya Harerimana Joseph ni benshi baza nabonye ku kiganiro twakoranye bwa mbere ari ukuntu abantu bagiye bakwikomamo gake bakavuga ati umushyize hanze ati mwarakoranye no twakoranye samabanga ati Yongwe ati relation turamufatiranye iyo commentaire ntabwo nayibonye iriho nta relation yanjye na Yongwe ni umukozi n'umukoresha ntabwo ari mukuru na murumuna ntabwo niganye nawe ntabwo naragiranye nawe ntabwo nasangiye nawe twahujwe n'akazi ibyo nabyo abantu bajye babimenya ugomba mpinduye isura nta kindi cyari kumpuza na Yongwe yadashinga televiziyo kuko sinasengeriwe uranyumva kandi nabwo twahujwe n'urusengero nayo ni yindi relation ariko nta fraternité dufitanye nanamumenye umunsi amakazi my pour Gedewo Gentil Gedewo ni wamumbwiye amuha nimero zanjye nari Muhanga ngeze Kigali arampamagara ambwiraho musanga nubwo bwa mbere nayo mbonye uwo muntu kubushyira hanze se ngewe ntabanga ngira abayidya uzi kugira amabanga akazaguturikana ndamushyirisha amasanzwemo usiko musetsa ngiye nerekana fact naho kuvuga ngo najyanye ikimenyetso nabandi babifite babimi cyangwa babyohereze nugufatikanya kuko ejo nuko ako ka video wenda fandi yagahereyeho ariko kare ka video ntago bihagije ngo bigitwe icyaha cyetse habonetse uyamuha kandi nuwo muntu agatanga plainte ariko niba yamaze gutangirwa muri case agiye nk'umwere byavuga ko inzego zacu zifata abantu zibarenganya niyo mpamvu nazifashije ngo zikomerezaho kandi nari maze iminsi mvuga ngo zabonye bike nicyo nabashyiriye nicyo zitabonye nibindi biracyaza ubaka akazi bagakora ko ugendera kuvuga ngo bazagira ngo iki bazagira ngo iki se bagize ngo iki byadutwaye iki Alright, JALAS Official TV turabasuje twizere ko mumeze neza cyane tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi twicaye muri Urban Boutique cyangwa se Urban by City Blue bitewe n'ukuri kubibona ku cyapa n'ahantu heza cyane hano mu Kiyovu nkunze kuhababwira nti mujye muhasohokera n'abanyu mubashe kuba mwakwifatira akayaga amafu ahantu rwose ubona ko haba hari umutuzo ushobora kuza ukaganira n'abawe babantu mukora amadeal ni ahantu heza gukorera deal mukayirangiza amahoro mwanasangiye ko kurya nako kunywa so rero reka mpe nikaze uyu mupapa utwicaye imbere dukunze kubana mu bihe bitandukanye yitwa KAREGEYA Omar Jean Baptiste nawe ndamwakiriye muri Urban Hotel ndanamwakira kuri JALAS Official TV wiriwe neza weekend imeze ite komere cyane weekend imeze neza suze n'abakurikiye JALAS Official TV nkuko banadukurikira kuri KAREGEYA Omar Pano nabantu bakamaro abo nibo bake nibo muri make nabo dusigaranye ahandi sinyikunde kubona umwanya wo kujyayo ahandi ni ku radio n'amateleviziyo nayo atari yose
ariko aho tuba turi hose bakadukurikira nicyerekana ko bemera ibyo tuvuga ibyo dukora ni byiza cyane ni iby'akamaro turabazi. Reka mbonereho no kubwira abadukurikiye ko mushobora kunyarukira kuri Karegeya Omar Pano, ni channel ya Karegeya, mukajya mukurikira zimwe mu ngingo baye bahitiyemo kugira ngo abahe amasomo uko yabihisemo. Yahisemo gukora chaîne igambiriye amasomo no kugira ibyo musigarana. Yes. Hari ukora y'amakuru nk'uko ingi yari y'amakuru. Yes. Hari uza agakora y'imiziki. Nabashimiye cyane ubushize abakurikiye ikiganiro ku munsi wa mwarimu. Nkira n'ingingo utabona ngira ngo usibye wenda nka REB yaba yaratanze nk'ikiganiro kimwe cyangwa bibiri cyangwa nta nabyo. Ariko kuri Karegeya Omar Pano umwarimu wigishijwe nabonye uriya munsi ntagomba kusimuka kandi nabibonye ko hari n'abandi bari bafite iyo nyota yo kumenya biriya byose. No munsi wari wakaniye kandi rwose byageze. No uretse ko ngiye nta kinyirukansa ntabo amafaranga abonetse it's okay kandi ntago amafaranga yose abonekera mu biganiro. Hari abayaduha tutatkoze ikiganiro. Hari n'ibiganiro dukora tukayabura ahubwo tukayabura tutabikoze. Ikigenzi nuko tuguma ubuzima bugakomeza. So rero kira kiganiro nta biracika yari irimo nta gutwika kwarimo ariko kwari ugushima kandi abantu barabibonye benshi barambwiye ati nyamara uracyari umwarimu ni murakoze cyane. So urumva rero buriya kugira ngo uzamenye inshuti mizi ngira ngo niba nabivuze kuri icano niba ari yanjye nkuko Dashima avuga buriya byaratunganye Dashima none tuzaba azajya yinjira ndeba asohoke ndeba. Dashima rero iyo icyo yita inshuti mizi ntigombera kuyiha ibihambaye. Njye mbyibuka kera niga segonderi ariko abahedi yari umukobwa arwo twakundanaga wavukaga ahantu bita Irubona hafi y'ishuri. Ariko iyo twasohokanaga twasagiraga umureti w'amagi 3 45 akareti bakagakubita kamage 3 nkishira senkane bakangaruza 5 tukishima cyane. Nawe yaji wabo bakamuha iseri ry'imineke iseri ry'imineke ni abarutuneke 12. Uko aje kwishura zari numwe yabaga muri externe namba muri interne. Uko aje kwishuri akazana umuneke umwe mu mufuka w'ijipo y'ishuri yakaki akarya nkumva ari ibintu bikomeye cyane. Inshuti ntigombera ibintu bihambaye. Niyo mpamvu rero n'abantu inshuti mizi za Karegeya Omar Pano ntabwo zigombera ibiganiro bikakaya. Oya rwose bagomba kuba bahari. N'ejo bundi nzababwira bakorera ikindi kijyanye n'umuryango twiganirire ko tuwuvukamo tukawukora tukawupfiramo tukawubamo. So rero ntabwo bigombera ibihambaye. So naho ibya weekend urabyumva nabwo nari nsimbutse ejo nagiye gusura bukuru muri New York. Byari ibintu byiza cyane. Ubwo ejo mvuga ni kwa gatandatu gukora rinzi ko uyu munsi dushobora gukora kino kiganiro muri make weekend. Ubwo yarangiye ejo nyine njya no mu kabari kitwa Montana ku Kimisagara karimo igisope cyiza nubwo abakiriya batari benshi cyane ariko barahagije. Umva weekend rero abariyo kaba kabaye. So rero ni weekend ariko yabanjijwe na week nkuko tubivuga nyine ni impera z'icyumweru. Cyumweru giba gifite byinshi byakiranze ntabwo byose twabivugaho ngo tubirangize ariko imwe mu nkuru yagarutsweho cyane ni nyuma yuko polisi y'u Rwanda ndetse na Rwanda Investigation Bureau RIB bahamagaye itangazamakuru bakagira naryo kiganiro kirambuye. Muri icyo kiganiro afande IGP amuhoranye abavuze ati ubu ugucira birarura. Uyavugaga kuki kubajura. Abavuze kandi kubijyanye n'alimentation ndetse n'amarika store asa nk'yahindutse utubari cyangwa se akora mu buryo nk'ubw'ububari birabujijwe. Avuga ko rwose muri alimentation nta nzoga ipfunduye be kuhafatirwa. Oya ubwo icyo banze ni ugukesha rwose nyiraho we ashatse kunywa yasohoka. Hari abantu babize ibintu bimwe na bimwe nawe nubwo utarampa ijambo
hari abantu babiza cyangwa kubera kino kibazo cy'amasaha bagakomereza muri ibyo nyuma y'amasaha birajwe ariko kuba wakanywa umushyitsi usuye umuntu ukoramo ntiyagupfundira icupa ukarinywa se nibaza ko icyo yavugaga ni amasaha kuko alimentation na zemerewe kurenza ari amasaha kuko zo ni depo haryo ubwo zo ni depo ni depo ubwo rero noneho abava mu tubari bakimukirayo nibo biyamye nibo biyamye nibyo narabyumvise neza oya niyo bibaye byaranumviswe nabi nawe niyo yaba yarabivuze yareba icyo byica iki gusinda ntibyemewe habe mu kabari habe muri alimentation hanyuma noneho mu kabari ko noneho hari isaha ntarengwa ubwo rero wasanga abo yiyama ari abajya kurenza isaha muri request one alimentation icyo nicyo gishobora kuba ikibazo gikomeye ahubwo kinakomeye dayera ariko nubundi nuko ari maison d'affaires ari building za business ubwo finalement twagombye kwitega ko nizo mu rugo bazaziha amabwiriza inzoga zo banywera mu rugo ariko ntabwo ubundi ibyo byose ntabwo rwego rupfa gufata umwanzuro rutateye imetero ubwo hari ababyabiza hari abava nka ntuza nka gisimenti utubari na ariko stores na alimentation biravanze ushobora gusanga isasa bazigera abari mu kabari bagahita bambuka bajya muri request icyo rero urumva nyine nibacire birarura niwe yabwiye cyangwa niboge magazi abajura bo gucira bagombye gucira birarura kuva na kera ariko nubwo RIB mwari kumwe yego ngira ngo abanyereza umutungo wa leta bo RIB bareba kurusha polisi yego nizere ko n'uwa RIB yabwiye abanyereza wa leta icyo bagomba gukora yego ntabwo nagize amahirwe yo kuba muri iyo nama ntabwo nari natumiye sinamenye inzira byaciyemo nabimenyeye nyuma ariko hari indi nama nari nyoboye kuri Zoom ariko aho yarangiriye nashobora kuba nagerayo gusa ntabwo bari bantumiye ndizera ko ubutaha kuko izaherutse izabanje barantumiraga haba ku bwa Kabera haba ku bwa Badege barantumiraga sinzi impamvu wenda izo nyizo nuko zihuje na RIB sera ariko se RIB yo na RIB yagombye kuntumira simbizi buriya utabazabireba hari umuntu wabimbajije ati kutari uhari ndavuga ntabwo nabimenye ibyo rero byo wenda ngira ngo nkuko bivuze ni icyo ngicyo wenda gishobora kuba kitarumviswe neza ariko no we ashobora kuba yarabivugaga gutyo ngiye nteye imetero mvuga gutyo yego ikibujijwe ni ukunyweramo nyuma ya za saha zavuzwe ariko kuba wahanywera agacupa kamwe mu buzima busanzwe nk'uko ukanywera muri restaurant cyangwa mu rugo nibaza ko ibyo ntacyo bitwaye ntago erega polisi nabo n'abantu umupolisi polisi wabitubwiye ni wa muvugizi wa polisi wa traffic yaje tumumaje tuti ko muhana moto ihetse umugore uhetse umwana uwo mwana urwo ruhinja barutegera moto abati polisi nayo ni umuntu hari umwana watandukanywa na nyina n'uwo bategeriye moto yego ati rero umupolisi ushobora guhura n'umupolisi ufite umuntu buringaniye hakaba n'ufite umuntu bwuzuye ati wowe ubwuzuye arahita abona ko uwo mwana atatandukanywa na nyina atari ko nusanga ufite ubucagase azahana moto ariko ahetse abantu babiri atari ko n'ugukadiriye niyo mpamvu nsuye umuntu ufite alimentation agapfundura agacupa kamwe nkakawa agapfundura kakabiri nkataha ntabwo ibyo babihanira ariko nibasangamo umuntu wabaye ibyatsi saa 8 utubari twafunze saa 7 ubu nguwo rwose yoge magazi akabaye bivuga sibyo ntabwo niko gutera imetero niba bitarasobanutse gutyo wenda na nyuma bashobora kuzongera bakabisobanura ariko ntibivuga ngo gupfundura icupa muri alimentation birabujijwe ntibivuze ngo gupfundura icupa muri request birabujijwe nicyo ngicyo yego aha ndacyari kuri icyo kiganiro n'ubundi ndacyari ku byo IGP yatangaje kimwe mu bindi bintu yagarutseho wenda nacyo ngira ngo uvugeho gatoya nta nubwo ari kinini cyane ko cyo numva gisa nkaho kiri clair ni kijyanye no ko Sofia cyangwa se amakamera mu muhanda agomba kongerwamo noneho amakosa ngo niba yahanaga umuvuduko igahana sentire na telefone ngira assurance ntago yayibona ntayirimo
ni wenda autorisation de transport wenda simbizi ariko ntago assurance yayibona na permis ntibabibona ntago ira kamera yareba mu mufuka utuntu dutwarwa mu ntuza ntago yagira controle wenda ishobora kuyibona ariko ni kamera ntago ikamera mu mufuka controle sibiri keretse niba vignette ya assurance uyishyira muri parabrise iyo kamera yayibona kamera ze sinkiyi rega ni nkiyi nese yireba mu mufuka ubizi kiri mu mufuka wanjye ireba ibireba nyine ni kamera ibiraho ni kamera ubu mfotoye gutya urafotora isura yanjye n'iyi mikoro ariko biri mu mufuka n'amasogisi nambaye ntago ubibona cyo kirashoboka ariko kubyongeramo n'ubundi abantu baremeye gukora ikoranabuhanga nicyo bisobanura wenda ikibazo bavuga muri kamera mbere ni ukuvuga ngo barazihisha za zindi ziri mobile ngira ngo wenda hari uburyo babisobanuyemo kuko i Burayi hasigaye ikilometero ugere kuri kamera ubu ni cyapa ati imbere hari kamera barakuoninga kabisa none hano barazihisha kamera niba bidefandaga cyane ariko nizere ko ushobora gusanga byo kuzihisha barabikuye cyangwa se bagasobanura bati tuyijyana hari agacucu kugira ngo iticwa n'izuba ariko kuvuga tageti yo kuvuga ngo ndayihisha kugira ngo umushoferi atayibona ntabwo ari byo rwose ntabwo nese amategeko tugenderaho kwa duhana ntasohoka mu igazeti si ku karubanda se neze ugikamera impana igomba kwihisha bishyira hari abantu babimenye umuntu akireba avuge ngo kirazira nta kindi n'umuhisha se arakora ikizira kuko ko bamuhishe ko kizira en principe nibyo niko byakagombye nta kamwe c'est paragengre ntago turi mu ishyamba byo kubikira cyangwa ngo unege umutego ngo donc uzana ikintu imbere yanjye ngo ndabizi ngo no ibyo ntabwo ari ubupfura niyo mpamvu itegeko riba clair rikajya hariya byaba bibaye nka gakoco ushyira inyuma y'akabati imbe bikaza kwagira wayishyize muri salo so nibaza ko ibyo ngibyo nubwo ntari mu nama kongera amakosa kamera ishobora kureba byo nibyo ariko kuzihisha nizere ko bimaze kugabanuka yego kuzihisha kuzongera n'umubare wazo bavuga ko bawongereye ariko kuzihisha we yego icya kabiri ahubwo sinzi niba yarabibabwiye ikindi kibazo cyo muri kamera ni ama plaque mahimbano ugasanga abantu benshi baba barekarama bavuga bati baranyandikiye kandi moto yari mu igaraje nanjye ndi mu bitaro umuntu wa Nyaruguru yigeze kubamagara avuga ko bamwandikiye ngo yakorera amakosa Rwamagana muri corona ibyo rero bishobora guturuka hehe either hari wahimbye plaque hari wacuze plaque ayigenderaho ari y'uwo muntu yanditswe kuri uwo muntu cyangwa se nizo kamera zikaba zibeshya simbizi kandi gukosoza ubwo bwibeshye hari umwana wigeze kuntwara igihara ambwira ati baranyandikiye ngo na viyoye sansinike ngira ngo hafi yo kwa Rubangura ati nkibona message ndiruka njya kuri polisi mu ntuza muzane kamera munyereke niba iyi moto yanjye ari yaciye aha ngaha bayirebye basanga iyi moto yakoze ikosa ifite irange ry'umuhondo umwana yicaye ku y'umutuku barerezuma atangiye kurekarama aravuga ngo nukwandikira ngo IGP ariko ngo ukanihangana ngo kubera ko ngubivana muri systeme ngo ari mu butumwa muri Afrika y'Epfo azamara umwaka uwo mwana niko yambwiye babisabye nabibona kuko twishyuraga kuri momo ntareba nimero namwishyuriyeho namubona nabimubwiye so kubwira umuntu ngo ukora ibi azamara umwaka ataboneka nuvuga ngo iyo poste yagombye kuvaho niba umuntu ashobora kujya hana amara umwaka ntasimburwe ndabizi neza ko bitakorwa muri polisi ahubwo ni nk'uburyo bwo kumuca intege ngo wikwirwe urekarama ariko ntabwo umuntu yajya South Africa ngo amara umwaka adasimburwa baramubeshye tout simplement baramubeshye ni nko kwerekana cyangwa kwanga kwemera icyaha ko ibyuma byabo byaba birenganya intege nke none baravuga ngo ngukura muri systeme ngo ari Afrika y'Epfo ngo azamara umwaka gutese muri Rwanda niwe wenyine se biragoye ntabwo bishoboka baramuhijaritse kugira ngo abave imbere ntabyo nibishoboka mu mwaka n'ukwezi ntibishoboka n'ukwezi bagomba kuhashyira undi muntu aha nari nyigaruka cyane kuri iki kiganiro kuko nabonye cyarabaye kinini abantu bagira bakigarukaho hari cyari kimeze neza cyanarangiye neza kwa kundi nyeshwe ngeraga nta biravugwa ko kitagenze nk'ibya mbere hari n'abakeka ko ariyo mpamvu ntakigiyemo ariko si yo mpamvu yanga abantu barabaherekeje
oya ubundi ngiye kujya kubwa wa wundi wabaye guverineri w'uburasirazuba ku gihe cye ntabwo ari kuraba uko babaherekeje siko baduherekeza simvuze ko abahari badaherekeza uriya n'abandi bafandi ba Rumanzi na mufandi umuntu uzi gukorana n'itangazamakuru byitwaga ubusabane hagati ya polisi n'itangazamakuru ubusabane waba ari seriye ubusabane wa muntu wa gutya ufite ibya gutya akaba ari uguseriva ati burafata iki agakokoshe agafise ni yihe fanta ubona bakubaye badufashe nk'abashyitsi b'imena ibyo rwose uriya ntuza niyo mpamvu utaje politiki yarayizi ntabwo nari nzi birabawe ya by the way nta muhoranya atagira ngo wenda ingoma ye hari ikibazo ufite nuko ntabimenye ubutaha nzaza ariko urabona uriya gasana akaza ati gosha ubundi kuki mwebwe mutaze ngo muba abapolisi mwagiye muza nibura tukabaha amakontra y'imyaka 3 akakubwira gute agufashe ku rutugu muri gusangira cyangwa muri kunywa muri kako kuteye ukabona ko ari ibintu bifite icyanga nicyo nashaka kuvuga naho ariko n'ubundi buryo bwo guherekeza burya ari guherekeza muri VWT no guherekeza ku igare no guherekeza kuri moto twebwe ari gihe baduherekezaga n'ama mu cyubahiro kiremereye bazavugururemo gake aba ari sawa Fisi rwose iyo ngingo yumva cyane cyane kera habaga hakiri umuvugizi witwa Twahirwa we yabanzaga kuvuga ati matata rwose bwa buryo duherekezamo uyu munsi nta buhari niko mata ko bwa buryo nta buhari urabigenza ute ariko ngewe bwahaba butahaba nakwitabira nuko ntatumiye atanga mu cyo kiganiro nari mfite nkimure kandi biba bikenewe kujya kumva uko bavuga bajya dutumira turatuza ubundi byabaga trimestriel yego buri mezi 3 cyarabaga bongere babigarure tugenda tuganire nta mpamvu harya bavuga ngo ntago umupolisi n'umunyamakuru ari injangwe n'imbeba ntago ari injangwe n'imbeba ntago ari abantu bahigana ibyo dukora twese nugusenyera umugozi umwe tutuganisha hamwe twajya inama niba hari inkuru ishobora kuba yabangamira iperereza rya RIB cyangwa rya polisi umunyamakuru kuba yaba yiretse ariko nanone bakaba honnête bakaba honnête RIB na polisi hari igihe utangira inkuru bakaba bakubwira ati genza make none yajya kuba nyayo bakayitanga ahandi nigeze kubibabwira yego niba ari wowe wari ufite donc ari wowe watangiye gukurikirana inkuru runaka rimwe na rimwe ukayibabwira wenda bo batarayitangira cyangwa se bayigeze hagati bakabereka ko ufite nteri mu kuyitangaza yamara kuzura bagahamagara abo bakorana ibyo rero nibyo bituma abantuza bamwe abanyamakuru bamwe bavuga bati twebwe dukorera inyuma y'inzego abandi ukumva isohotse aha kandi ari wayitangije n'ubu ngubu hari ibiri current abantu bamwe barimo bijujuta bati kuki nakurikiranye no nkuru mukambwira ngo muracyayikurikirana n'imberetse perezida ridapfa mwamara kubona ibyo mutangaza mukabitanga hana cyo kuri icyo gihe mbibabwira umwe yarambwiye ngo hari igihe ngo bareba ngo igitangazamakuru ngo gikurikirwa n'abantu bangana iki ariko nizibika zari amagi nizibika zari amagi wivuga ngo iyi nkuru ntisohoka hana ko bafite audience ntoya bose bazayigira bati ko umuntu azamura audience kubera ko avuga ibintu wenda bitaboneka ahandi akavuga ku bundi buryo nugumisha gushyira kwa handi bageze iyo bajya se no kugirirwa icyo cyizere kandi ntabwo bivuga ngo afite audience niba bakora cyane oya terwa naho bakora wabibaze nabi so rero muri icyo kiganiro umuyobozi cyangwa se umunyamabanga wa RIB bwana Jano Ruhunga afande bitadi kano jya ubivuga bitadi kano ntabwo ari bwana abantu nibyo afande Jano Ruhunga yavuze kuri Yongwe ati iki avuga sene nkuko nawe wari wabivuze hari aka video n'ubundi byarahuriranye asa nk'ubisobanura ariko urumva aravuga ati case iracyari mu iperereza ariko kuba umuntu yafata umwanya akajya mu rusengero akabwira abantu ibintu agira ngo yigwizeho ibintu mu nyungu ze abacucureho utwabo sibyo ariko kandi
si cyo cyonyine yagarutseho yanagarutse kuri ishu ya Kazungu. Kazungu Deni umwishanyi karundura ubyiyemerera ariko bitarahama kubyemera urukiko rushobora kutabimuhamya nubwo abyiyemerera ni urukiko rubyemeza umuntu none ahubwo ashobora kubyihamya atari we niyo mpamvu urukiko rugomba kwanariza neza rukareba umwicanyi nyirizina uwo bihama uriya ashobora kuba ari akantu ari ugaragara kubera ko ari we wari ufite amasezerano y'iriya nzu ariko nyine mbwira uko afande yavuze yemera ko kuri ishu ya Kazungu habayemo uburangare kumwe twavugaga kandi umuvugizi wa kiriya kigo yari yaravuze ngo abantu bamwe ngo bari baretse kubivuga ngo nta burangare buhari ntaki kagira inkuru ariko kandi biba bigaragarira erega nutabona arakabakaba komeza ubwo nyine izo ishu ebyiri nizo nshaka ko uduha comment. Okay urakoze cyane no kuri case ya Yongwe nabwo bagombye kuvuga ko ari uburangare kuko ntabwo ari Yongwe uteka imitwe wenyine Yongwe uhagarariye abandi benshi narabivuze ni benshi nutabafatira mu cyuho reba uko babayeho urebe ibyo batunze pa raporo y'imyaka bamaze bakora n'ibyo bakoze icyo kirahagije iyo audit iremewe kandi RIB yemerewe kwinjira hose niba byanze RIB nikorane n'urwego rw'umuvunyi ikorane na transparency haryo babandi ikorane na FIC Financial Intelligence Center bagende barebe ngo ntuza kwa stere 5 JALAS afite kuri cani maze imyaka 5 zivaye ibyo barabyemerewe Yongwe ni ira video yitahaba wagomba kubanza ukareba ngo Yongwe atunze iki agikomora iwabo bamuraza ibingana iki yakoze nahe yagize kenkayiri zingahe hehe nahe agira alimentation nahe pharmacy restaurant ibyo byose ariko umuntu araje uwo munsi muze basengere are V8 ya mbere ya kabiri eshatu Vigo ibyo byose tuba tubivuga ariko bigira igihe cyabyo hanyuma kuri Kazungu kurangara byo narabivuze ntacyo ndenzaho icya kabiri ntabwo ari iriya video yonyine ndibaza ko niba fandi Ruhunga akurikira JALAS official hari ubutumwa nohereje mu kigo cye bwindi facts bw'umuntu Yongwe yaciye 200 yamuciye 230 amuha 227 resi narayibahaye nta banga rikiri mu none ndabivuze resi narayibahaye umuntu yarayimpaye ati usibye n'iriya video ati ngewe yantekeye umutwe ndimo mfite ibibazo bya trauma arambwa ngo ni karande ati kwirukana karande ni 230 sanga ntayo mfite kandi muri ryahungabana nari mfite sinashobora no kujajinga usenga bagafashwa n'uteka imitwe ati nahise nohereza amafaranga 220 ariko nawe narayiguhaye hari 227 yarabimuhaye iyo resi muri kira kigwirimo niba bakurikira hano bayishake kandi uwo nayihaye ndamwizeye by the way ntabwo ari ugutanga abagabo uwo nayihaye ndamwizeye nzi ko yayimuhaye ni byinshi rero ahubwo vuga ngo nabandi bagiye batekerwa imitwe muri ubwo buryo begere rura rwego apana batekeye imitwe na Yongwe gusa si murengera ko yabaye data buja ariko nabandi barahari benshi ariko urizeza ijuru nawe ntaryo ufite ni gute urizeza abandi ijuru nawe ntaryo ufite urabizeza gukira nawe ugikira Yongwe yatangaga na resise no yabaye mweje kuri momo no undasigara na resi igaragaza ko yatanze iyo ku mazina ya Harerimana Joseph iyo amafaranga aje kuri ubwo buryo ntago nigisha RIB byikora muri investigation umuntu afite enaki ugomba kumubaza aho yayikuye wamugurutirikana ko yampaye JALAS yampaye 500 ukabaza mwaguraga iki uti twaguraga cana basanga ari byo sava ariko basanga ari ruswa uterekana icyo twaguraga cyangwa se nanone hari uburyo bubiri les acquis non justifiés zishobora kugaragaza umuryo wa ruswa ariko nanone no kutagira byakagaragaye ko ufite niba uhembwa 500 bya buri kwezi bagasanga nyuma y'umwaka bagasanga nta n'ibihumbi 10 ufite bagombye kukubaza aho uyashyira niba ari akabari sava
urerekana uti amafagitire arahari. Niba ari ishoreke ufite nayo urihira abana b'aya mashuri, ibyo birumvikana. Ariko nubura trasi nibura y'ibihumbi 300 bya buri kwezi, uhembwa 500, nibura erekana aho 300 anyura, wenda 200 tuyihorere ko hari ibyo dukora abamotari iki bitagaragara. Ariko uhabuze bagushyire ku rutonde, bagukurikirane, bamenye se ese nta mitwe y'iterabwoba bakorana nayo, ese ajya adepansa mu nzira zitazwi, kuki zitagaragara. Niba waragiye ku Gisenyi yerekana tike ya volcano, si volcano ntago ujyayo haryo, erekana Virunga, werekana ko wicaye kuri tamutamu, werekana ko wicaye mu bwato, bitwaye iki? Donc nukuvuga ngo byumvise byo yanuta amatike. Donc nukuvuga ngo ntabwo nciteka. Ariko izo ni inzira za investigation. Umuntu utanga ruswa, uwo muntu iyo utagize ibyo umusangana, ushobora gusanga nawe atanga za ruswa. Hari abantu, hari kesi rigeze kujyamo kandi birafata. Irusizi hari umuntu wari warafashe abana ku ngufu 5 mu murenge wa Gashonga. Bayagenda barapimwa imibirizi, basanga byarabaye. Ariko wabafashe ku ngufu yamaze amezi 3 kuri station RIB ya Gashonga ku murenge. Mageze mbona ababyeyi n'abana baraho baracaca, barabana kuki batari ku ishuri. Bati bafashwe ku ngufu, uwabafashe ku ngufu arimo hari amazemo igihe kinganya amezi 3. Kucya yamaze atarajya kuri atarashyizwa parike. Ndavuga ni babyeyi ukumva hamaze iminsi nk'ibibiri ntagaruka. Ariko nkajya mvugana n'ababyeyi mu nkurikiranire muvuma z'umutungo w'uwo muryango. Ndavuga nti uko agira iri muzajya mubona umukiriya bajyanye ne ku isoko inka cyangwa umuntu akaza kugura isambu cyangwa inzu, mujye mumbwira. None mbwira inzego mukurikirane bari abantu ibyo bari kugurisha bari kubishyira he. Bagiye basanga nta mwana wari hiwe ishuri, nta yindi sambu yaguzwe, nta gahene, nta mwenda wa banke wishyuwe. Urabyumva? Kandi nyir'urugo arafunzwe. Harabaho buri kisigaye ni facts. Ariko kubwira ngo iyo umuntu umutungo umuvaho ntagaragaza aho ujya, uwo yagombye gukurikirana. Ntabwo biba byakabaye icyaha kuko nturabona icyo yakoresheje, ariko umushyira kuri pending list ukamuhoza akajisho. Nubu harundi ku kibuye rwose ushobora kuba amaze kugurisha nk'inze 3, ukaba wagenda ugasanga nta mwana yohereje mu mahanga, ugasanga n'uwigaga segonderi baramwirukanye, ugasanga imodoka yararangije nk'imisoro kandi inzu zaragurisha yashyizeho. Iyo ushaka rero kugira ngo kwiza ukuri rero uhita umucaginga icyaha kiremereye kugira ngo cya kindi cyoroshye abone kukivuga. Tumubwira uti wowe ari Shabab. Iyo uvuze uti ushobora kuyajyana muri ari Shabab cyangwa muri FDLR, abati nyawe mureke mbibabwira. Narimo nshaka agashuri k'umwana none directeur yanciye 5,000,000 nibura. Icyo kiroroshye kurusha kwandikwaho FDLR cyangwa ari Shabab. Ariko pratikoma ntabwo ntabwo bishoboka, usibye gufunga amaso cyangwa se abakozi bari bakaba bakeya. Ntabwo umuryi wa ruswa wamuyoberwa, ntabwo umutanzi wa ruswa wamuyoberwa. Uratracking ubuzima bwe nibura mu mezi 3 akurikiranye, uhita bukwereka abihembwa ajya. Nishore cyagenda yikwereka kuko si icyaha. Ariko kugira ngo yerekane aho amafaranga ajya, werekane resi ko ari umuntu Minervale nubwo atabara umwana wawe, ntabwo ari bubyereka umugore. Ariko werekane facts z'aho amafaranga yawe. No, oya mashere, oya vraiment, oya none se niba uhembwa 100,000 ntubashe no kugura ikaramu, bakakubona buri munsi utira ikaramu, cyangwa wajya mu nama muri hotel ugatahana ikaramu 10 utabasha kuyigurira, wazibye. Wajya mu gafete ugatira ikote. Hari ibimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu hari abarya nabi. Ibyo bibaho. Kurya nabi harimo ibyo ngibyo byo kunywa inzoga nyinshi, guhora mu masorti, akari narivuze nagake gaspillage kwa gaspillage kurya. Ariko niyo gaspillage iyo urya ibyawe nta cyaha kirimo, byerekane ko wariye nabi. Ariko werekana ko no kurya utarya ariko amafaranga ntuyagire. Uri kucyumva? So rero abantu ingingo yaravuze yaba pasteri bagenda basengera abantu ngo niba barabuze fiance inzira abantu babonamo abagabo niyo babonamo abagore irazwe. Inzira zo kubona mu rubyaro nukubonana n'umuntu mudahuje igitsina mwembi muri bazima. Kuba bazima nukuba umugabo afite intangangabo zikora, nukuba umugore afite inyababyeyi ikora.
zigahura cyane cyangwa se byakwanga iya mbere ishobora kuvamo iya kabiri ikavamo iya gatatu ikabayo wowe urasaba urubyaro utabasha no gusama urasaba urubyaro utabasha kubonana n'umukobwa urasaba urubyaro waramaze kwikoresha ka kantu ka vasectomy waramaze kuboneza urubyaro uzarukura hese ugize amahirwe wagira umugore w'umuhanga akiyaranja na mukuru wawe bakagira akaza umuho gusa ariko si umugore ku mwana umugore ntashobora kubeshya urubyaro cyetse bya bindi bwo bajya mu bitaro yamwibase gute yamwiba nawe yajyanye atabazwe gusimbuza oya yabona igitanda cy'ibitaro se gute ntanda bamubonye ibyo nabyo cyetse agiye mu bitaro bya malaria akava mu cyumba cy'aba malaria akajya muri maternity ariko n'ubundi bareba fishe ye bagasanga we yari malaria rero ntabwo iva mu mwana agitana gahinja aboshera aya vraiment urasaba kadasire nta n'ikibanza koko wabuze niko ngo wabuze cyangwa cyo kubaka naza n'amafaranga arahita kibona nta kibanza ugira ubuse nyaguhaye nta n'ikibanza ngira wanyereka inzu so ni benshi by the way nabonye ku kiganiro twakoranye bwa mbere ari ukuntu abantu bagiye bakwikomamo gake bakavuga ati umushyize hanze ati mwarakoranye twakoranye se amabanga ati yongwe ati relation turamufatiranye iyo commentaire ntabwo nayibonye iriho nta relation yanjye na Yongwe ni umukozi n'umukoresha ntabwo ari mukuru na murumuna ntabwo niganye nawe ntabwo nagiranye nawe ntabwo nasangiye nawe twahujwe n'akazi ibyo nabyo abantu bajye babimenya ugomba mpinduye isura nta kindi cyari kumpuza na Yongwe yadashinga televiziyo kuko sinasengeriwe uranyumva kandi nabwo twahujwe n'urusengero nayo ni yindi relation ariko nta fraternité dufitanye nanamumenye umunsi amakazi my pour Gedewo Gentil Gedewo ni wamumbwiye amuha nimero zanjye nari Muhanga ngeze Kigali arampamagara ambwira aho musanga nubwo bwa mbere nari mbonye uwo muntu kubushyira hanze se njyewe ntabanga ngira abayidya uzi kugira amabanga akazaguturikana uhishi njye no umugore wanjye namuhishira umuvandimwe namuhishira uwo twiganye uwo dufitanye ubundi bushuti ariko twari duhuriye kuri contract ubwo rero nabandi bakoresha ntibantinye hari abandi bakoresha babona bakavuga ngo kanaka ntagira ibanga ry'umukoresha we aho yahavuye gutya abanye n'umukoresha gutya nta banga njye ibyanjye nuko kandi nawe arabizi nubu hari 105 atemera ariko atampaye ko ntavuze yose se ko nubundi abizamuye tugashaka facts z'uko yampembye nta n'ibihumbi 700 twabona bifatika andi ni ya mu kabari mu modoka muri cafe cyesa yampereye mu biro bye wenda akavuga ati kamera ikerekana ko turi guhererekanya amafaranga ariko kuvuga ngo gusinya ayabonerwa facts nayo nasinyiye nayo kuri momo izo nizo zabonerwa facts naho yandi bana dore ni akajya gutya hari akaba ari ari kuguhemba harundi atarahemba bigasaba ko agira gutya ukaza kubarira mu rugo washaka ukavuga uti haraboraho oya bantu bazi gushyira hanze nta mabanga ngira amabanga make yashoboka ngira ay'urugo rwanjye umuryango wanjye n'inshuti zanjye abandi no nuko mbaho jara nuko buri ibyo dukorana byose ntubwire yawe data bose no mukanya sinzi ubona imubibwira rwose abantu bambwira ati kuki ukorana na JALAS gute none ngenda mbereka uriya twakoranye bigenda bityo uriya ni gutya JALAS nibyo kabisa umutima wanjye ugacya ngiye nirwe nikoreye amabanga y'abandi bantu wanje wijime wabukeye reva birarura jewe mbika amabanga y'abandi aya mbika y'urugo rwanjye umuryango wanjye inshuti zanjye aya bakoresha umbwiye uti iki ngiki ntuzakivuge iyo ni contract tukoranye ndimenye nisha amasezerano ariko nta ibyo yandikije se yigeze mbwa ngo nkuri 105 uzabiceceke hafi kabisa aya abo bantu ubu ngubu kuri no nshuro baciye intege n'ahandi ubwo nari mvuze nti kuri no nshuro ubwo ntibari buvuga bati tibona jyanye na fact kuri ribo wowe buri bazavuga ko wamushyirishijemo bazavuga icyo bashaka nge nta uri umunyamafuti isano ko ntamushyirishijemo se ko yanyambuye sinaguye ko nari namureze dosiye ikagarukira hafi abanyamategeko barayifite idea twari tubaze kuganira 3 fois kandi namuregeraga yose ayatabonera gihamya ngeze ndavuga nti ibingibi nta bupfura bwaba burimo ndabandireka hasigaye 105 uriyo yonyine mbona atampaye
aya yampaye mugunyu rwihishwa kwaje aho kugira ngo nyahakane nikamwihorere azagwa ku bandi kandi doraguye ku masengesho ntabwo aguye ku banyamakuru ndamushyirisha amasanzwemo siko musetsa uzi ko abo bantu ngo baratanga barashaka ni nko kweza umunyacyaha njye nerekana fact naho kuvuga ngo najyanye ikimenyetso n'abandi babifite babimi cyangwa babyohereze ntugufatikanya kuko ejo nuko ako ka video wenda fande yagahereyeho ariko kare ka video ntago bihagije ngo bigitwe icyaha cyetse habonetse uyamuha kandi n'uwo muntu agatanga plainte ariko niba yamaze gutangirwa muri case agiye nk'umwere byavuga ko inzego zacu zifata abantu zibarenganya niyo mpamvu nazifashije ngo zikomerezaho kandi nari maze iminsi mvuga ngo zabonye bike nicyo nabashyiriye nicyo zitabonye nibindi biracyaza kuvuga rero ngo namushyirisha ubaka akazi bagakora kuko ugendera kuvuga ngo bazagira ngo iki bazagira ngo iki se bagize ngo iki byadutwaye iki nkayo yose se tuguma bitubuza gutera imbere se nakuririmbiye kitoko baduhimba amazina tutazi batunywesha akanyanga n'urumogi batunywesha akanyanga n'urumogi badushingira abagore tutazi bamwe batwita batinganye bamwe batwita batinganye watogekozemo icy'ingenzi nuko abantu bakomeza progress umuntu umwe ashobora kubona ibyo wakoze nk'ikindi kintu reka ndakubwira ngo twe twabayeho birenze aha ibaze ko twabayeho dusesengura nta na kamera zihari dusesengura mu tubari no mu mabisi bakatujyana bagatanga raporo zigafata ubusa nkanswe ubu ngubu noneho imihanda iharuye ariko amusore kabisa nta masezerano ufitanye na Yongwe yo kumuhishira mu byaha bye. Iyi kese ya Yongwe urabona iri buze gusiga irihe somo? Isomo nuko bose bakurikirana nyine buri wese agasobanura ibyo atunze n'inzira yabibonyemo kandi bagahamagarira abantu kuvuga ngo nuwa yatanze naza bivuge azane facts nkuko ngo yayimpaye nkayitanga gutayifite yisure ntihagire ujya kubeshyera ntajya kubeshyera akabura facts arwigende ariko hari abahari bafite facts niba se umuntu erega bira bintu babikora nk'abifitiye droit iyo yemera kuyakira kuri mobile money kuko umuntu wakira ruswa hari nijya kuvuga ati genda ukinga imodoka mu gihuru kiraha noneho uve mu modoka unsange kunsinira aha duhanahane nta trace umuntu wakira mobile money abazi kubwo ari gukora ibyemewe sibyo se abantu rero bayamuhaye kuri mobile money bumva bafite akango nonwa nibohereza iyo message. Hari ikintu twari twarebye muri ya ngingo hari ikintu wavuzeho numva gifite aho gihurira n'ubundi nino mikorere y'abapasiteri kira kintu cyo kuba kwizeza icyiza kizaza cyangwa gukangisha ikibi cyaba ku muntu biri mu itegeko kuko still niyo mibwiririza nutabigera uko bikora uko bigenda uko Yongwe yajya yaranampembaga kasaba icyacu ntibarakubeshye nawe se ngutu cyacu bize sengeri wawe ndagitanga kuba gikeneye watanga icyacu kuko wajye hasobuja wageze yajya ariko uziko musetsa ntabimubwira rwose ndajyaka tuzayasaba abandi reka yashaka dipurusa yashaka icyacu yihese icyacu bise bagiye umukoresha ko bagiye umushumba w'urusengero nta rusengero rwe nzi ntarwo ndajyamo tanga ituro turo se sengeri we abimubwiraga ariko kandi ntabwo ibyanjye nuko nta nubwo nategerezaga ngo wenda ngo hari undi wumva iyo yampaga akabimbwiriraho nabimusubirizaga ivyo nibisa niko twari tubanye kandi ntacyo twapfaga yari inshuti yanjye na nyuma yajyaga nsura ashaka ko nsubira kumukorera nkambwa ni noneho za tariki 5 turazishyira kuri 30 kandi uzajya uyampa mbere zajya ntangira ukwezi nyafite ibyo twari twamaze kubyemeranwa twapfuye iminsi nk'itatu yashatse ko ntangira kuwa mbere ambwira ngo avance izaboneka kuwa kane ndabwane wapi cira birarura none arinza agenda ubu yashobora kuba agiye atarampemba yarambujije no kwibonera akazi ahandi hahandi hose mu butenga warupendinze none navuga ni aho kugira umukoresha mubi waba umushomeri rubanda isi kabona ko nta kazi ufite ikakuranga naho kugira umukoresha mubi birutwa no gushomera n'abandi bakakuranga iyo ufite ibyo abandi baba bagushaka we ntabwo nashuka abantu ariko hari umuntu ugukoresha hari umuntu ugukoresha akagutesha umwanya ntubukwe
nimwishinge Karegeya we agenda ari karifi oya ariko hari n'abakoresha ba exploit abantu nyine bava nkanjye injuga ariko zafata kuri iyi myaka niziye biragoye wapi umuntu ajya kuyizana agasanga njye naciye mu zirenze izo yaciyemo urumva ibipindi iyo biba ari byafashe nashoboraga kuba ntaraha ndi hasi yaho cyangwa hejuru yaho ariko ahandi hajyanye n'ubuzima nahisemo ibyo byo abantu babyumve abanzi mu mabyiruka abanzi muri za 2000 mbere yaho cyangwa ukazamuka kagera nko muri za 2005 baranzi ko ruko nyine ntago mvugira mivumbi kumuvumba kandi ntacyo nagize amahirwe vraiment nagize amahirwe nabigiriyemo amahirwe nzi benshi babiziraga cyangwa se hakaba n'abandi bahinduye ingendo bakabizamukiraho nge ntago nabikundaga oya mpindura ururimi kugira ngo umpe oya nzabona shaka gukira byo nzakira manze kubyizera kuko uburyo bya buri wese reka nubwo nshaje hari uburyo ubona winjiza amafaranga kandi noneho kubera ubuzima bubi naciyemo byatumye inda nubwo ureba ari nini nayikuye muri SOS wamenye kuyiha bike yes oya pa bike ahubwo bihendutse bura byerirengeje igihumbi sinkoraho ni ku kiranguzo vara nuvuga ngo iyo nayikuye muri SOS ariko nayimenyereje gufata ibiringaniye bitari bibi bitari byiza cyane simpahira mu alimentation njya mu isoko urabizi ko mpahira kwa Mutangana baranzi nditambikira n'ikabutura n'udupanufure nkagenda muri za dodo za 200 epinari urumva ugafata ibishya byiza ibihumbi 10 nta hantu muhahano ufatika kandi harimo nakadahingwa urabyumva akadahingwa sinkarya mu kabari karahenda so nuvuga ngo uko ngenda ngabanya nge nimenyereje kudepansa make ashoboka kandi iyo ritime narayifashe kabisa kandi kwinjiza bigenda bizamuka icyo ntabwo ari ibanga hari ibanga riri bose dukorera amafaranga by the way iyo abantu babona bavuye hamwe bagiye ahandi aba ari promotion noneho rero nibwo ari promotion ntabwo nzimura akabari hari akabari nkwereyemo imyaka 10 ntikazahinduka uranyumva kandi iyo ritime ku munsi wa recuperation nkajya kwihahira nkitekera nta mukozi mfite abana banjye biga mu mashuri aringaniye kandi barabimenyeye barabyakiriye mu babikira mu bapadiri benaho nta kurengaho nuvuga ngo rero niba iyo ritime nyifite hakagira ikiyongera kiraza mu nyungu ko ntago sinzahindura ubwoko bw'inzoga ikintu kimwe sinzahindura aho nywera sinzahindura abo dusangira ikintu kimwe nkumviseho cyo kora nshobora guhindura imyambarire kubera kuva za kamera zanyu visibility n'ibiki za kamera nguru dushati kimwe nkumviseho naguhinda ngewe iyo mba reka mbabwize ukuri abadukurikiye bose banzi iyo mba nduhinda ntago mba ndaha banarazamutse cyane ariko nkakora shite libre nkaba ndi hasi yaho ariko no hejuru mu bushoboshori nashobora kugerayo ntago oya guhinda gutese oya fu kujyana ibintu bukeya ntago haba guhirwa ntihaba kuzinduka kandi ibimenyetso birahari ubuzima nicyo gishoro mayidi kandi burahari nabwo narabubungabunze by the way urabona ndareba nkumva ni wane nabubungabunze ritime ya consommation yanjye ihora gutya rwose ihora gutya ikintu cyananiye no kugenda na bus transport yanjye ni moto sibyo ariko ibindi rwose inzoga ni rufuro nibyo ni ibintu biri muri moye biri kuri standard cyane ejo bundi ndi Burayi 25 nagenerwaga ku munsi sinayasaguye bamwe sinayaguzemo utuntu Istanbul nkagera hano i Kigali kandi 25 ku munsi ibintu byaho n'ukuntu bihenda ariko nkamenya kumanaginga kandi n'agacupu kakanywa ariko ntunywa gafite alcohol wifuza donc iyo wimenyereje kudepansa biringaniye apana kwitera icyuma nanone wiyimye
ahanwa nk'uwiyahuye. yego Ariko nanone ntabwo ruvuga ngo uko nzamutse mu ntera nzazamuka mu ntera no mu tubari no mu nseko no mu ngendo nge ntabwo bijya bimbaho. Guhinda ubuzima se niki nijyo ya so reka mpinira ahangaha nagira ngo dukore ribu nta kindi kintu yavuze usibye kuri Kazungu na izo ishe ebyiri nizo nabonye yavuze n'ibindi byinshi bitandukanye ariko izo ishu numva ngomba kuzikubaza ko n'ubundi wagiye uzivuga mu bitandukanye ari ishu ya Kazungu hari bikenewe gusobanuka hari kumenya prevention y'icyaha ribu ikwiye kujya igena ibintu byo kwigisha abantu ku byaha bikorwa kubaburira ibintu nk'ibyo. So rero ariko natwe tuzajya tuyifasha niyo mpamvu tuzajya tuyifasha n'ibindi byaha by'inzaduka itarabona tubabwire hakiri kare ibyo bashoboye batangire biga uburyo babigenza. Ndabizi ko batwumva ibyo badashoboye buriya bashobora kugira ikibazo cya effectif abakozi bashobora kuba bakeya none bakajya bareba ibyaha byiruka cyane ibibera mu nsengero bakaba babyihoreye basanga nta na departement ibishinzwe ireba ibyaha byo mu nsengero kandi bibamo bibaho nabyo nta none nayo ntiyaba hose ntago yaba hose kuko nibaza ko ribu urwego rwa nyuma ruba ku murenge. Aho mu rusengero bari ahantu heza ho gukorera iperereza kuko abantu baratura iyi nyine kandi iyo ugeze uri umunyamakuru akakumenya barakwirukana kugira uzamenye ko ibihabera atari byiza. Hari uwigeze kujya mu rusengero i Gasogi wandika mu kinyamakuru cyahoze ari icya leta barateruye bajugunya no kwa Kenisi ngo pi ntabwo hariya mu nsengero habamo amakuru menshi uperereza ukagenda ukabona uti ese burya bino bibaho cyane rwose. So rero reka mpinira ahangaha ushimire ku mwanya wawe nshimira bari badukurikiye bose dushimire mwe mwese mwakoze subscribe nyaboneka muyikore ubu noneho nanjye ndi kuyibasaba kugira ngo 100 byuzure arabura baki ariko reka nisegure ku bantu badukurikiye rwose ntabwo kuvugisha ukuri ntabwo ari ukwiyemera. Yego abatabizi bicwa no kutabimenya kandi bazagera aho babimenye. Yego ariko practical kuvugisha ukuri ntabwo ari ukwiyemera. Twebwe ubuzima twaciyemo burazwi nta kashi zirimo inzira twaciyemo imeze itya nta namwe nakandagije ikirenge hatazwe n'uwari we wese ushaka kubimenya. Ntabwo rero nge nci ruhande iyo shaka ubuzima buci ruhande nawe ngo mba narazamutse ariko sinari kuba nizeye ko ufite uzandamira nimanuka. Hari umugavana wabwiye umumeya ati iyo wigize ibuye uramanuka ntugire ugusama. Nge rero nirinze kubibuye nirinda no kubironji ndaringaniye urumva ibyanjye rero biraho buriya nk'abanzi kuva kera bahita bavuga ati kare uwo nuko twamutunze kuva kera. Hari nabazaga bakambwira ati nyamara nugira gutya biragenda bitya hanyuma se nibigenda kwa kundi uzansama uretse nigumira hondi cyane rwose. Ntabwo rero kuvugisha ukuri abantu bajya batandukanya kuvugisha ukuri no kwiyemera babitandukanye no kwirarira. Sinivuga ibyo ntafite sinivuga ibyo ntabayemo sinivuga ibyo ntakoze ngibyo naciye byose biri gutya uzanyomoza azahere kuri ibyo naho kuvuga ngo nabivuze ngo nabikoze uko byahese ku mugaragaro ntivuga ngo nizi iki ngo nizaha niba ngo nigishwe naka ngo nywera ha ndabigwisha se ngo bigende numba jara bukubwiza ukuri. Yego barabazanuka turi fake numbona muri hoteli y'inyenyeri 5 ukasanga mfite icupa uzambaza uri bwishyure kuko usigiye ntago nayaba ngoya ku kiranguzo hano hasize amarangi ahasize amarangi abafana banje benshi barahaza rega naho nkwera ngira abanzi bake niyo mahirwe hamaze imyaka 10 na gusose soze. Yego reka dusoze tubashimire mwese mwabanye natwe naho utaha bye bye ciao ciao.